nibutse ijoro rimwe ryari ryanze gushya, hamwe nabonaga amasaha, hamwe nabonaga isaha imwe yabaye umwaka, hamwe nabonaga isaha yatinze gucya, hamwe nabonaga bwanze gucya, hahandi umuntu agera akavuga ngo ndabirambiwe. Icyo gihe rero nabuze undi muntu twahuza, nshaka hirya no hino usanga nta wundi muntu. Hari igihe urira n'umuturanyi ntakumve, hari igihe urira n'uwo muryamanye ntakumve, ntamenye agahinda kawe. Reka nongere mbasuhuze nk'uko bisanzwe, ndababwiza ukuri yuko burya ubushize twagiye tuganira ibiganiro bitandukanye, ariko noneho uyu munsi tugiye kuganira ku kiganiro ngira ngo buri wese aze kugiramo uruhare, waba uri hehe, waba ufite mudasobwa cyangwa telefone, wandike comment yawe kugira ngo tubashe kuganira. Turi mu isi igenda ihinduka, ibihe bigenda bihinduka uko bitari bisanzwe, aho umwaka ugizwe n'amezi 12 ariko ugasanga systeme y'imihindagurikire y'ikirere igenda ihindagurika. Ntabwo abantu bakibasha kumenya ngo ejo bizamera gutya. Birashoboka nuko ushobora kumenya iteganyagihe ibyo ryapanze cyangwa se ryerekanye umusaruro wavuye mu iteganyagihe, ariko nanone akenshi kunze kutaba byo cyangwa se kutagenda neza, cyangwa se iteganyagihe rikerekana igihe kitari gisanzwe kibaho. Rimwe na rimwe uzasanga hamwe twagiraga izuba tuhasanga tufite imvura, hamwe twagiraga imvura tugasanga ni igihe cy'izuba. Mu yandi magambo, igihe kirimo kirahinduka cyane. Uyu munsi tugiye kuganira ikiganiro, ariko dufite insanganyamatsiko bita ijoro ryawe. Naragenze ndabona, umugani wo mu Kinyarwanda bakunda kuvuga ngo naragenze ndabona, ariko ibyo bintu burya bakunda kubivuga cyane bitewe nuko aba afite ikintu abonye kimutangaje, cyangwa se kimutangaje kikamubera ikintu cy'intangarugero ku mutima we kitazibagirana. Mu by'ukuri akajya ahantu akahabona ikintu gitangaje gitandukanye n'ibindi byose yabonye. Icyo gihe icyo kintu abonye kigira insigamigani, aho azajya hose akajya asigara cyibuka. Ijoro rero umuntu agira, tugira amajoro ubundi atandukanye ku muntu ku giti cye. Uyu munsi ijoro ryawe rishobora kuba ryiza, ariko iry'iwanjye rikaba ribi. Nyamara uwabonye igihe kigenda akacyita ijoro cyangwa se akacyita umunsi urangiye, ariko burya uwo munsi uba uhisha ibintu byinshi. Burya ijoro rihisha ibintu byinshi. Ndakubwira nanjye nibwira, iyi si yacu irimo iragenda ibintu byayo byose, ibiremwa byose bigera ku musozo, cyangwa se irimo igenda igera ku musozo. Ushobora kuba uri umuntu utuye hanze y'u Rwanda, hanze y'umugabane wa Afurika, biranashoboka ko waba utuye mu gihugu cyacu, ariko reka tuganire. Ijoro wavutseho, nijoro washingiwemo, ni ibintu biguhora mu mutwe kurusha ibintu byose wabonye. Muri make ushobora kwishima bigashoboka, ariko ejo bikakuva mu mutwe. Ariko umunsi wo kuvuka kwawe, umunsi w'ibyishimo byawe, n'umunsi w'umubabaro wawe, ntabwo ibyo bintu bijya biva mu mitwe y'abantu. Ijoro, ushobora kugira ijoro. Nibutse ijoro rimwe, nibutse ijoro rimwe ryari ryanze gushya, hamwe nabonaga amasaha, hamwe nabonaga isaha imwe yabaye umwaka, hamwe nabonaga isaha yatinze gucya, hamwe nabonaga bwanze gucya, hahandi umuntu agera akavuga ngo ndabirambiwe. Icyo gihe rero nabuze undi muntu twahuza, nshaka hirya no hino usanga nta wundi muntu. Hari igihe urira n'umuturanyi ntakumve, hari igihe urira n'uwo muryamanye ntakumve, ntamenye agahinda kawe, kandi muryamanye ku buriri bumwe. Bishatse kuvuga ngo iki rero? Hari igihe ushobora kubabara, hari igihe ushobora guhura n'agahinda,
hari igihe ushobora guhura n'inzara, hari igihe ushobora guhura n'ibibazo bikaguhangayikisha kuruta ibintu byose. Hari abantu benshi bavutse ku buryo butemewe n'amategeko. Bamwe na bamwe iwabo bagiye babata, ise akihakana mama we nawe agafata umwanzuro wo kujya kujugunya uwo mwana yabyaye. Iryo joro uwo mwana ntago yigeze atekereza yuko ibyo bintu bizigera bimubaho, ariko iryo joro kimwe mu cyababaje uwo mwana, ijoro yatawemo n'umubyeyi. Ndakubwiza ukuri, ababyeyi aragutwita amezi 9 agashira, akagutwara amezi 9, akagukorera imirimo ye yose, akakugendana mu nzira acamo, agakora imirimo yose y'amaboko ye uri mu nda ye, ariko amezi 9 yarangira akajya kuguta. Munsi umwe Bibiliya ivuga ku muhungu n'umukobwa bari bafite ubwoko butandukanye. Ngo umwe yari umwamoni, undi yari umuhetikazi. Noneho uwo muhungu w'umwamoni abenguka uwo mukobwa, aramukunda. Amaje kumukunda, noneho ngo barakosa, baza gukora icyaha. Buriya icyaha uko cyaba kiri kose, Imana ishobora kukikubabarira, ariko ingaruka zacyo byanga bikunda ukazahura nazo. Uyu mukobwa rero w'umwamoni yaje gukundana n'uyu muhungu. Uyu muhungu w'umwamoni yaje gukundana n'umukobwa w'umuhetikazi. Uyu mukobwa w'umuheti ngo ubwoko bwabo bwanganaga urunuka n'ubwoko bw'abamoni. Mu by'ukuri ni ubwoko butahanaga imbibi, ni ubwoko butahanaga amahoro, ni ubwoko butifurizanyaga amahoro, ni ubwoko bwicaraga buryana, ni ubwoko bwicaraga bunenana, ni ubwoko bwicaraga iteka ryose butumvikana. Umunsi umwe umukobwa ava mu gace kamwe n'umuhungu ava mu gace kamwe, birengagiza iby'imiryango yabo ipfa. Ntibita ukuntu imiryango cyangwa se kavukire yabo ibanye n'iyabo, ahubwo bo bafata umwanzuro wo gukundana. Bitarenze kabiri umuhungu yumvaga azashaka uyu mukobwa, uyu mukobwa nawe akumva azatwarwa n'uyu muhungu. Ariko umunsi umwe ngo baje kugwa mu cyaha nk'uko ab'isi bigenda. Hari igihe tuvuga kugwa mu cyaha umuntu akagutera ibuye, hari igihe tuvuga kugwa mu cyaha umuntu akakureba akaguciraho iteka. Ngo umunsi umwe ngo Maraya ngo yigeze kuza, umukobwa Mariya ngo yigeze kuza, ngo azana amavuta y'igiciro cyiza yasuka kuri Yesu yamwogesha ibirenge. Ngo abigishwa be ngo baribaza bati, amavuta, abantu benshi bamubonye batangazwa n'ayo mavuta asutse ku birenge bya Yesu. Uwo mukobwa ageze aho ngo ngabe aramuhanagura neza, amuhanaguza imisatsi, agira iki. Mu yandi magambo, abantu benshi babonye amavuta y'agaciro asutse kuri Yesu, baratekereza bati, uriya muntu ari amavuta yapfishije iki, ari akarimboneka rimwe, uriya muntu atinyutse ate gukora biriya bintu, ko tuzi ko ari umukobwa wananiranye, ari umudamu wananiranye. Ariko mwibuke uyu Mariya yigeze kuzanwa n'abafarisayo bamufasha asambana. Icyo gihe uyu mugore bamuzanye bamugejeje kuri Yesu, babwira Yesu bati, uyu Mariya twamufatiye mu cyaha, kandi itegeko rivuga yuko umuntu wese ufatiwe mu cyaha asambana aterwa amabuye agapfa. None mwigisha, uyu muntu tumukorera iki? Mu by'ukuri abafarisayo bari bazi neza itegeko n'icyo rivuga, bari bazi neza igisobanuro cy'itegeko n'igihano kingana n'icyaha yakoze, kubera yuko bari bafite inyandiko zirimo amategeko bagenderaho. Nyamara bari abantu bazi amategeko cyane kurusha ibintu byose. Ariko Yesu amaje kureba uwo muntu amugirira impuhwe. Yesu yirinda kumucira urubanza, Yesu yirinda kumuciraho iteka. Uyu munsi wa none abadiyakoni mumbabarire, urakora icyaha uri mu iterero runaka, buriya mu itorero haba harimo abantu bafite umurimo wo guperereza amakosa. Haba harimo abantu akaba ariko kazi kabo, we akaba atunzwe no gutwara ibirego mu itorero. Mu by'ukuri akabeshwaho no gushaka icyaha kuri bagenzi be. Uyu muntu uri mu itorero, amatorero menshi agira uyu muntu. Uyu muntu uri mu itorero aba ari umuntu wizerwa cyane, aba ari umuntu bita inyangamugayo, aba ari umuntu wizerwa n'abo bayoboranye bose, komite nyobozi bimwizera. Ikindi cya kabiri,
uyu muntu komite nyobozi binamukunda. Ikindi cya gatatu, uyu muntu komite nyobozi iba imwemerera kuvuga rikijyana. Muri make iyo avuze ngo iri defonse mu muhagarike ntago bazuyaza, bitewe nuko bazi yuko ari umuntu ushinzwe iperereza, bitewe nuko bazi ko akazi kari ugutanga amakuru, baba bazi neza yuko ibyo avuze ari byo. Icyo bakora baricara nk'inama nka komite, bakicara bafite umwanzuro wo kunyigaho kugira ngo bamagarike. Mu by'ukuri hari igihe biba byo pe, bakaba bagiye kumagarika ari byo. Uyu muntu wenda yabonye iri joro narwanye, yabibonye, ashobora kuba yari naho ngaho, akaba ari umuntu utigeze anagira n'uruhare mu kungira inama zo kumfasha kuva muri iryo kosa. Akaba ari umuntu wabonye ngiye kurwana, ahubwo akabasha no kwikinga kugira ngo ntamubona, kugira ngo abone uburyo yuzuza dosiye ajye kurega. Mu by'ukuri hariho mu matorero abantu bashinzwe gutwara amagambo. Mu matorero harimo abantu bashinzwe no gutwara amagambo no kureba amakosa y'abantu. Ariko Mariya nawe hari abantu bari bashinzwe kuzenguruka bashakisha umuntu uri bukora icyaha. Bamaraga kumubona bagahita bashaka itegeko ringana n'icyaha yakoze. Uyu mugore bamaje kubona ko yasambanye, bahise bamuzana kuri Yesu, baramubwira bati uyu mugore icyaha yakoze kirangana no kumwica ariko akicishwa amabuye. Ni ibintu bibiri bitandukanye. Hari umuntu wicwa ariko akicwa byibura mu rupfu rwiza, ariko kwicishwa ibuye ni icyaha cyari gikomeye cyane icyo gihe. Umuntu wese ubwo yasomerwaga iki cyaha yabaga yihebye mu buzima bwe bwose, yumvaga ko yemeye ruje, ntiwahakanaga, ariko wapfa gubabara kurinda gusoza ku mwuka wawe wa nyuma. Mu yandi magambo, buri muntu yikoreraga ibuye ashoboye mu ntoki ze. Buri muntu yajyaga ku musozi agashaka ibuye yumva ari bugutere. Icya gatatu, ntiyabashaga kubaza ngo ndimutereye. Aho yabonaga hose hamubangukiye yarari guteraga. Itegeko ryaravugaga ngo umuntu wese ufashwe usambana aterwa amabuye kugeza apfuye. Uyu Mariya bamaje kumuzana, bamuzanira Yesu, bamaje kumugeza imbere ya Yesu, Yesu arabareba bose, areba uburyo bashishikajwe no kumushinja. Buriya ikintu kimwe idini ritareba neza, ikintu kimwe itorero, amatorero yacu atabanje gutekerezaho neza, ni ikintu cyo gushinja umuntu. Mu by'ukuri abantu 15 baba bicaye ku muntu umwe bamwiga, nyamara benshi muri abo ngabo haba harimo abamukubye gatatu ku cyaha yakoze. Urugero, ushobora kuba waguye mu cyaha cy'ubusambanyi, nyamara ukicaza abakomite 15 cyangwa 20, ukicaza njyanama y'itorero yo kukwigaho, nyamara muri ba bandi bakwigaho 1/2 cyangwa se bamwe muri bo haba harimo n'abandi baraye mu nzu zitari izabo, haba harimo n'abandi bamaze iminsi barara hirya no hino, haba harimo n'abantu babigize umwuga. Aba bantu baba barabigize umwuga, iyo ugiye kureba ukareba imbereho yabo, usanga kenshi babeshejweho no gutanga amagambo, nyamara nabo ubwabo ku giti cyabo atari imiseke igoroye. Ndakubwiza ukuri yuko 1/2 cy'abantu bajya hanze y'itorero mu mwaka, abenshi baba bahagaritswe bakoze amakosa, abandi baba bahagaritswe baketsweho. Ntabwo ngiye kuvuga ngo umuntu uhagaritswe aba yakoze neza bitewe n'icyaha yakoze, oya, ariko inyungu yo guhagarika uriya muntu ukamureka akagenda akagwa hanze, akagenda akamara imyaka n'imyaka hanze, abenshi iyo bakimara kuguhagarika mubona nubwo nta muntu n'umwe mwongera guhura, mu bari bagize komite nyobozi, mu bantu bafashe umwanzuro wo kukwigaho, biba birangiriye aho ngaho. Mu yandi magambo baba baguciye, wagaruka utagaruka ntibibareba. Nyamara ntibazi neza yuko ibyo bintu barimo bagaragura gutyo, uwo murimo barimo bagaragura gutyo ntabwo ari umurimo wabo. Umwami yabaragije inama, ariko bo bifuza ko bafata inama yari yazimiye, bafata inama yari yataye izindi bakayica iteka mu rwuri. Kandi nta muntu ufite umwanzuro, nta muntu ufite ububasha bwo guca inama mu rwuri iteka, kireka uwayishyizemo. Uyu mugore bo baje bashaka ko bamuca iteka atazongera kugaragara. Iyo bavuze ngo kumwica, bashaka kumwicisha amabuye. Mu yandi magambo, ntibifuzaga ko bazongera kumubona ku musozi atuyeho. Rero uyu mugore Yesu yarabarebye, arababaza ati, muri mwebwe umuntu utarigeze ukoraho icyaha, muri mwebwe ko muri aha utarigeze ukora icyaha,
ntabwo bababwiye ngo mwimutera amabuye, kuko bari bafite itegeko rivuga ngo ufashwe wese akora icyaha aterwa amabuye kugeza apfuye. Noneho nawe yarababajije ati umutera ibuye bwa mbere, ntabwo yababwiye ngo mumurekera, oya, yarababwiye ngo umutera ibuye bwa mbere utarakoze icyaha naba ari umutera ibuye bwa mbere. Buri muntu wese yitekerezaho ku ruhande rwe, akumva ahantu yakosheje, ngo Yesu yatujeho gato, hashize umwanya arebye asanga abantu bari bakikije wa mudamu bose bagiye. Mu yandi magambo bose bisanzeho ibyaha. Nshuti yanjye, pasiteri, mushumba ndetse n'abandi mufatanyije, uyu muntu tugiye guca mu rwuri, mbese tuzi neza impamvu tugiye kumuca mu rwuri? Mu by'ukuri twishimishwa no guca intama mu rwuri, ahubwo dushimishwe no kumwicaza. Mu yandi magambo, gufata umuntu ukamuca iteka ntabwo ari byiza. Icy'ingenzi ni uko twakabaye tumufata tukamwicaza, tukumva neza yuko ari we mutungo wa mbere dufite, tukumva neza ko kuba turi hari uriya muntu nitumubura byanga bikunda amapeti yacu ari bugabanuke, kuko n'umwe mu bantu batwongezaga amapeti mu ijuru, n'umwe mu bantu Imana yarebaga ikavuga uti mwakoze umurimo. Ariko nitwemera ngo uyu muntu agende bitewe n'uko yafatiwe mu cyuho, gufatirwa mu cyuho birashoboka ko ashobora kugirwa inama, birashoboka ko ashobora kwigishwa, birashoboka ko ashobora gukorwa isuzumwa ryihariye, birashoboka ko ashobora gukora igenzurwa ryihariye. Ariko kuvuga ngo turahagarika umuntu, turaca umuntu, ntabwo ari ikintu cyo kwirukira. Ikindi cya kabiri, tugomba kureba ni bangahe bafite umwanzuro wo guhagarika uyu muntu. Ese twebwe turi bande dufite uburenganzira bwo guhagarika uyu muntu? Niba wumva ko umutima wawe utaguciraho urubanza, aba ari bwo ufata umwanzuro wo kumutangiraho ikibazo cyangwa se kumucira iteka. Ariko niba wumva nawe ufite umutima ugucira iteka, wirinde gucira iteka mugenzi wawe. Umunsi umwe nigeze mba mu itorero, ntabwo ushaka kurivuga, ryari itorero ryari rikomeye cyane, ryari itorero rifite komite nyobozi y'abantu benshi kandi banakomeye. Ariko muri iryo torero harimo umuntu umwe bitaga umudiyakoni. Uwo muntu yarashinzwe kureba no gutanga amakuru y'abakristo, yarashinzwe mu bintu yarashinzwe, yari umwe mu bantu bashobora gutanga amakuru bitewe n'ibyo yabonye. Bwabaga bugeze nimugoroba, agafata umuhanda akajya gushakisha amakuru azatanga ku cyumweru. Akavuga uti ku cyumweru nahuye na kanaka na kanaka na kanaka, aba bantu mubigeho. Hari n'umunsi yigeze gutanga amakuru avuga uti ni gute umuhungu n'umukobwa baba bahagaze saa 12 aba bantu mwabahagaritse? Mu yandi magambo, ni umuntu utanga amakuru y'icyaha cyose n'igisa nacyo. Reka tubyemere, ni byiza, kubera ko wenda ashobora kuba ari umuntu ureba icyaha. Ariko niba habayeho umuntu utanga amakuru, habayeho n'umuntu ugira inama aba bantu. Niba habayeho umuntu ujya gutanga amakuru y'abantu bahagarikwa, habayeho n'umuntu byibura ushinzwe kujya inama, uwo mujyanama akajya abana n'aba bantu. Niba hari umuntu ufashwe, niba hari umuntu ufatiwe mu cyuho, uyu muntu ntabwo icy'ingenzi ari ukumutera amabuye, ahubwo twebwe nk'abantu tukwiye kugira undi mutima, tukavuga tuti uyu muntu byibura reka dushakishe ubundi buryo, tumugire inama, tumwubaka, tumuganiriza, turebe ko wenda agatima kagaruka akabasha guhindura imyitwarire. Ijoro ribaho, hari ijoro rigera ukumva wowe urihebye, hari ijoro rigera ukareba famiye yawe, ukareba uburyo wabayeho, ukareba uburyo wize. Hari igihe kigera ukareba uburyo ubayeho. Hari igihe ushobora kuba umaze imyaka myinshi mu ikode, hari igihe ushobora kuba umaze imyaka myinshi ku gasozi, nyamara famiye yawe ntago yabuze amabati 20 yo kukubakira inzu, ahubwo nuko ari rya joro. Birashoboka ko umuntu ijoro rimugeraho akabasha kubana naryo mpaka rikeye, agategereza byibura ko mu gitondo haboneka umucyo. Ndakubwiza ukuri, umucyo utaraboneka mu maso yawe, ijoro uko ryaba rimeze kose, wabyanga wabyemera, ugomba kwihangana ugategereza umucyo wa mu gitondo. Hari ubwo abantu bakubona urira bagashimishwa nabyo, hari ubwo abantu bakubona urira bakanezezwa nabyo. Mu yandi magambo, hari igihe abantu bakubona urira
bagaseka. Nshuti yanjye, reka twirinde kwereka amarira abanzi bacu. Dufite data umwe udukunda, data wo mu ijuru, data utwitaho. Reka aba ari we tujya dutura byose ibituremereye. We aravuga ngo munzanire yemwe abarushe n'abaremerewe, munsange mbaruhure. Ntabwo yita ku ngano y'ibyo wikoreye, ntabwo yita ku ngano y'ibyo ufite, ntabwo yita ku ngano y'ibyo umuzaniye. Ibyo waba wikoreye byose arakuruhura. Ndakubwira nanjye nibwira, iyi si yacu igeze mu marembera. Tugeze hahandi aho umuntu n'inyamaswa bagirana urukundo bakaryamana. Uzabibona neza hirya no hino ku isi, aho umukobwa mwiza bengukwa n'imbwa rwose bakaryamana ari imbwa ye yoroye yaciriye, aho umugabo afata inka yoroye, aho umugabo aryamana n'ihene, aho umugabo aryamana n'inkoko. Tugeze muri cya gihe cy'ibyaha biremereye, tugeze nka cya gihe cya Sodomu na Gomora, aho abagabo n'abagabo baryamanaga, abagore ku bagore bakaryamana. Bibabaje cyane, bikomeje kubabaza Imana. Umukobwa ukabona ni mwiza, ukabona afite byose, afite amafaranga, birashoboka ko nta mafaranga afite, ariko agafata umwanzuro wo kujya aryamana n'imbwa. Nshuti yanjye, nkubwira nanjye nibwira, dufate umwanzuro wo kurema isi nshya, dufate umwanzuro wo gusiga isi nshya uko twebwe twayisanze. Ndababwira nanjye nibwira, ijoro, hari igihe ijoro rikomera, hari igihe ijoro ribaho, umuntu akabaho ijoro. Abantu bageze kwa muganga ku munota wa nyuma bumva ko birangiye, iryo joro bararyibutse. Tekereza neza niba warigeze kugera kwa muganga ugashyirwa mu cyuma kikongerera kubaho, ugashyirwa mu cyumba cya wenyine, hahandi urebana n'umuganga, hahandi umuganga bareba ku jisho ryawe bategereje ko umunota wa nyuma ugera, hahandi uba ubona ko nawe byarangiye. Iryo joro uraryibuza amaso inyuma, urebe kuvuka kwawe, urebe amezi 9 wamaze mu nda y'umubyeyi wawe, urebe uburyo mama wawe yakugendanaga, uburyo mama wawe yagutemberanaga. Abantu benshi bapfa bakivuka, hafi 40% bapfa buri mwaka bakibyarwa. Rero niba wowe waragize Imana ukavuka, shima Imana. Shima Imana kandi uyishimisha umutima wawe. Shima Imana kandi uyishimisha uri we. We kwita ku byo ufite. Ndakubwiza ukuri, namenye neza yuko iby'isi byose ari intizo. Waruzi neza yuko ibintu ufite uyu munsi hari abandi bantu bigeze kubitungaho ariko batagihari. Abo bantu iyo uramutse ubitekereje wamenya uwo uri uyu munsi. Iby'isi byose ni intizo. Rero niba ufite amahirwe yo kuba ufite ubushobozi, koresha ubushobozi Imana yaguhaye kugira ngo byibura ugire icyo uhindura, ugire icyo urema gishya, ugire abantu benshi uhumuriza, ugire abantu benshi ufasha, ugire abantu benshi unezeza, byibura ari wo munyago ugira ku isi. Birababaje kuba ufite amafaranga ariko ukaba utabasha gufasha abantu. Birababaje kuba ufite ubushobozi ariko ukaba utabasha kugaburira abantu bashonje. Niba uzi kuri muri icyo cyiciro, saba Imana imbabazi, saba Imana guhinduka. Hari abantu bavutse ku buryo butemewe n'amategeko, kera babitaga ngo ni ibinyendaro. Ugasanga umuntu yavutse ku mugabo utari umuntu yavutse ku mugabo ariko akitwa ikinyendaro. Ugasanga umuntu amaze kuvuka ise na nyina barashwanye. Icyo gihe umwana akura ari na nyina gusa cyangwa ari na se gusa. Uwo mwana akura afite umubyeyi umwe. Hari abantu bakuriye muri ako gahinda. Ndakubwiza ukuri, birababaje gukura utazi so cyangwa utazi mama wawe. Birababaje gukura utazi ababyeyi bawe. Birababaje gukura utazi ahantu wavuye. Birababaje gukura ufite amakuru yuko wavutse ukajugunywa. Ariko nagira ngo nkubwire ijambo rihumuriza. Yesu, Imana yemeye kubaho, Imana yemeye kuvuka. Cyagiye mama wawe byari bikomeye, cyagiye mama wawe yatagwa hanze, cyagiye mama wawe yabaga kari murori ku musozi, cyagiye mama wawe yashakaga kuroha mu ruzi. Kera abantu baratwitaga badafite abagabo bakajya kubaroha mu ruzi.
ngo nibo babujije imvura kugwa. Ugira amahirwe niba utarajugunywe mu ruzi uri na mama wawe ukiri mu nda. Niba warasimbutse uruzi ugira amahirwe. Ibyo byonyine jya ubishimira Imana. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo Imana ijya yibuka na ba bantu bavutse badafite ababyeyi bombi babana. Imana ijya ibibuka. Ndagira ngo nkwibuke niba uzi neza umwami wigeze kubaho twese twigiraho byose. Umwami wasize amateka na n'ubu ngubu akigenderwaho kuri iyi si ya none, bita Salomo, umuhungu wa Dawidi. Uyu mwami wasimbuye Dawidi, uyu muhungu witwa Salomo, ntabwo nyina yari umugore wa Dawidi. Ntabwo Salomo, ntabwo ubundi mama wa Salomo ntabwo yari yarashakanye na Dawidi, ahubwo Dawidi yari yarabengutse mama wa Salomo. Uyu mama wa Salomo yari afite umugabo bita Uriya. Uyu mugabo yari umwe mu ngabo zande za Dawidi. Mu by'ukuri ntago uyu mugore yari umugore wa Dawidi. Uyu mugore yari umugore wa Uriya, yari umugore ufite undi mugabo. Ariko ngo Dawidi aza kumubenguka, aramureba, aramukunda, aramureba, aramwifuza, aryamana nawe. Amaze kuryamana nawe, ibyo ntibyamunyura, afata umwanzuro wo kwicisha umugabo we kugira ngo amwigarurire. Birangira umugabo wamwicishije, amaze kumwicisha abana n'umugore we. Mu by'ukuri yari afite abagore benshi batabarika, ariko yaje kwifuza umugore wa Uriya. Birangira amwicishije, aryamana n'uwo mugore. Birangira umugore wa Uriya Dawidi amutwaye gutyo. Salomo yaje kuvuka mu buryo butemewe n'amategeko, kuko ntago muka Uriya ntabwo yari umugore wa Dawidi mu buryo bwemewe n'amategeko, ahubwo yari incoreke cyangwa se yari indaya. Nguko uko Salomo yavutse, avuka yitwa umwana wavuye muki. Umwana wavuye muki, umugore wabonanye n'umugabo w'abandi, babyara umwana bita Salomo. Nguko Salomo yavutse. Uyu munsi niba waravutse mu buryo butemewe n'amategeko, ariko menya ko Imana igutekerezaho, ititaye uburyo papa na mama wawe babonanye, ititaye aho bakubyariye. Hari igihe baba barakubyariye, baba barahuriye ku gasozi, hari igihe baba barahuriye mu gishanga, hari igihe barahuriye mu ishyamba, hari igihe baba barahuriye ahandi hantu hihariye. Ariko ndakubwiza ukuri, ntabwo Imana yita ahantu bahuriye, ahubwo Imana yita ku cyo uzaba cyo ejo hazaza. Nuko uko Salomo Imana yamwitayeho. Dawidi yari afite abana bavutse mu buryo bwemewe, ariko ntabwo aba bantu Imana yabahaye ubwami. Dawidi yari afite abahungu bakomeye cyane muri Israheli. Dawidi yari afite abahungu bakomeye cyane kandi bavutse mu buryo buzwi kandi bwemewe n'amategeko. Bavutswe bazwi neza n'Imana ibazi. Ariko ntabwo aba bantu ari Imana yahaye gutwara ubwoko bwa Israheli, ahubwo Imana yongeye isubiza amaso inyuma kuri wa mwana wavutse mu buryo butemewe, wa mwana wavutse mu miryango ibiri idahuje. Ndakubwiza ukuri, Imana ntabwo izita ahantu wavutse. Niba hari ahantu Imana yagukuye, zamura amaboko yawe uyibwire ngo warahabaye. Mu bitaro bikomeye cyane, abenshi iminsi irimo ibarirwa ku ntoki, abenshi amatangazo yatanzwe, hari abantu Imana yatabaye muri ubwo buryo. Ku munota wa nyuma Imana irakora. Imana yungu ikora no muri zero. Biravuze ngo na nyuma ya zero Imana irakora. Nshuti yanjye, ndagushishikariza kugira ngo tugire umutima w'urukundo. Hari ikintu kijye kimbabaza cyane, abarokore benshi uyu munsi murahura, akaza akaguhobera akakubwira ngo Imana ishimwe. Mu by'ukuri abantu 80% bavuga ngo Imana ishimwe cyangwa ngo Yesu ashimwe, babivuga biri ku munwa gusa. Biriya bintu bavuga nturwiyererutso, bitewe nuko ari ibintu byabagiyemo, ariko ntabwo ari bive ku mutima. Umuntu akubwira ngo Yesu ashimwe ataza hutaha. Umuntu akubwira ngo Imana ishimwe atabasha gusangira nawe umunsi. Buri muntu akubwira ngo Yesu ashimwe atabasha kuguha ibiryo by'umunsi umwe. Umuntu akubwira ngo Yesu ashimwe atabasha kugufasha afite ubushobozi. Umuntu avuga ngo Yesu ashimwe ejo akakwita ikigoryi, ejo akakwita igicucu cyangwa andi mazina, ariko mwahurira mu kanisa ngo Yesu ashimwe. Ndakubwiza ukuri, ibyo bintu Imana izabibabaza. Mureke kwishushanya.
ntabwo Imana ikeneye umurongo w'idini runaka cyangwa umubare ungana ute. Imana ikeneye abantu bakizwa rwose. Ndakubwiza ukuri, kugira ngo ukizwe wowe ubwawe manzi umenye ugiye gukizwa iki. Hari abantu benshi bakizwa mu kigare, ngo pastor yaje arambwiriza numva nibyo koko nanjye ndakijijwe. Ariko reka nkubwize ukuri, niba ukijijwe ari uko pastor yaje kukubwiriza, ukaba udakijijwe n'ibintu Imana yagukoreye cyangwa naho Imana yagukuye, ndakubwiza ukuri ntabwo uzabasha kugera aho wifuza kugera, kuko ugendeye mu kigare cyangwa se ufite amakuru mabi, ufite fotokopi y'amakuru ariko ntabwo ufite amakuru yizewe. Bakubwiye ko Yesu agabura, urabyemera. Bakubwiye ko Yesu atanga amahoro, urabyemera. Ariko ndakubwiza ukuri, utarakubitirwa muri iyi nzira, utaranigirwa muri iyi nzira, utaranyura mu mahwa muri iyi nzira, ntabwo uramenya aho ujya. Yesu atanga amahoro nibyo, ariko nanone hari igihe yemera ko ibigeragezo bikugeraho, ukageragezwa kuruta uko so na nyoko bageragejwe, atitaye uburyo wareswe iwanyu. Hari igihe waba warakuriye mu muryango mwiza, warakuze utazi neza ibibazo, utarahura n'ibibazo, utarabwirirwa, ariko akemera ko bagushyira ku rusaniya bakagukaranga kurusha ifiriti. Uyu munsi buri muntu wese, reka tube abakandida b'ijuru. Igihe wamaze uzenguruka umusozi kirahagije. Nshuti yanjye, amarira yawe Imana yarayabonye, agahinda kawe Imana yarakabonye. Ukuryama utekereza ku ejo hazaza hawe, uburyo ubaho ufite agahinda mu mutima kw'ejo hazaza uko uzabaho. Ndakubwiza ukuri, tuza senga Imana, ibindi biharira Imana, kuko so na nyoko ntacyo babikoraho. Niyo bagira icyo babikoraho, ibyo bagukorera babifite garanti ntoya cyane. Ariko niba ushaka ibintu bitazahanguka, niba ushaka ibintu bizaramba, niba ushaka ubuzima buhoraho bwiza bwizewe, niba ushaka kubaho ubuziraherezo, sanga Yesu. Niba ushaka gusanga Yesu, abantu benshi baravuga ngo ni abarokore, ariko ndababwiza ukuri, abantu benshi biyitirira abarokore batazi umurokore uwo ari we. Ngabavuga mana ntabwo ariko bazajya mu ijuru, kandi abakora ibitangaza bose siko bazajya mu ijuru, kandi abaririmba neza bose siko bazajya mu ijuru. Uzajya mu ijuru n'uzaba yarabikoreye. Niba ushaka kumenya inzira ijya mu ijuru iyo ariyo, uziga amateka y'umugabo bita Yesu. Yesu yaje mu isi ari umwana w'Imana, ariko bamwambuye ubusa, bamwambura ubusa, baramukubita, bamutera amacumu, bagira iki, bamutera imisumari mu maso y'abantu bareba. Niba utaraterwa umusumari na mwene so, niba utaraterwa umusumari n'umuturanyi, niba utaraterwa umusumari n'umwana wabyaye, niba utaraterwa umusumari n'umuturanyi wawe, ntabwo uramenya aho ujya. Inzira ugomba kumenya ko uzahuramo na byose. Ibyiza uzabibona n'ibibi uzabibona, ariko uruhande rwose ugezemo, situwasiyo yose urimo, izera Imana, kuko ahantu hose uzagera, bwaba mu buzima bwiza cyangwa mu buzima bubi, Imana izabana nawe, ntabwo izakwihakana. Nijya yihakana bayo. Nicyo nkundira uyu mugabo ndamukunda, reka mukuratire kandi nawe umukunde, kuko nasanze ari uwo gukundwa. Nasanze ari umugabo ufite igikundiro, nasanze ari umugabo ukunda agakundisha, nasanze ari umugabo umenya be, kamenya abo yabyaye, ukamenya abo, mbuze uko nabivuga, ariko birandenze. Reka mvuge ngo niya, kuko ni Imana ihoraho. Reka nongere shimire abadukurikira bari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, abari muri Canada ndetse n'ahandi, abari mu Rwanda, mwese ndabashimiye. Ariko kanda like kugira ngo iki kiganiro kijye kibasha kugera ku bantu batandukanye.